hanyuma n'amagambo yanditse nyuma yo kuva Kinshasa akifatira Kabila ku gahanga byo mwabyakiriye mute Rubayita reka mbere kuri wowe muze mutubwire hano kiraza kuba open muze mudufashe twagiye Muhozi njyewe nabifashe ukwinshi Muhozi Rubayita ni utari kumwumva nakwakiriye African Boy uze kumfasha kuyobora iki kiganiro tugane turebe komera Godfather ngo bibeze bite Rubayita umenya yacecetse ongera umuhe ijambo afite network mbi naryo n'ubundi ararihorana n'umwanya turi bumutize ngo meze bite mu gihe ataragaruka uretse ko numva abe nagusuhuje n'abandi bose nabasuhuje komera amakuru y'iminsi ndakomeye ndumva Rubayita either ari kwirengagiza cyangwa se umugani wawe yumvishe bimwe ariko ibintu ari kukubaza rwose mu masezerano byavuzwemo abantu bari kuvuga ko ibintu bya ngo M23 ngo nta hantu bayibona ngo byarangiye ariko hari ibintu Duhungire yavuze sinzi nimba ari ngewe wabyumvishe ngenyine nabe ariko yavuze ngo the ongoing avuga kuri Doha so the ongoing bivuze ngo nyine biracyarimo ikindi muri ari amasezerano basinye sinzi niba mwumvishemo akantu ka annex so ariko se ntabwo amasezerano basinye ntabwo agiye hanze mu dufashe mu bitwereke yagiye hanze ariko unfortunately ngewe ntago mfite document ariko akantu ka annex sinzi niba mutakumvise so ako ka annex rero ntago tuzi biri muri annex kuko nabyo nabo handitse annex ayo annex ntayiriho kunyega ko annex ni bizaba muri the ongoing process ya Doha bikirimo M23 cyangwa AFC M23 natwirwanaho bikiri kuganira na government ya Kinshasa ikindi nureba na biriya bavuga ngo the conditional integration z'ubwo wakumva iki abantu bose ko tuziko ya mitwe indi yose yabaye bazalendo bakaba ba reserviste n'ubundi bari ku ruhande rwa leta iyindi zaba integrated ni iyi so ibyo byose rero ni ibintu bizaza muri annex and then ikindi the ongoing process ya Doha iracyari en cours ntabwo yarangiye Africa rebo ntiwaba dusubije inyuma twari tugeze kuri ntuza ntiwaba dusubije inyuma gato kandi nagiye ngo dufokasinge kuri tumaze dukomezanye na Muhozi cyangwa musubiye inyuma mwisubiriye mu masezerano yabereye i Washington oya nushaka rwose oya nta kibazo ubwo ari bwuje nta kibazo musubireyo gato turaza kwa Muhozi kuko Muhozi yes namufashe nk'umugambanyi kandi mwebwe muravuga ko ari ngo yamanje kuganira na anko reka nze muting kandi mvuye kuri Muhozi ngifite umwakariro ni ukuvuga ngo Muhozi cyangwa se Uganda muri rusange bana Congo it's a bread that everybody must take a share ni umugati buri wese agomba kuvanaho agaportion ikiwe so ni ukuvuga ngo rero muri iyi deal cyangwa se muri intambara le priganya ni Amerika n'u Rwanda Uganda rero nayo irareba basi none njewe ndinjira hehe muri aba batatu Congo n'u Rwanda na Amerika ndinjira hehe okay niba Amerika itari kunkiramwe imbere ngo tugendane basirika nongere nsubire kwa Tshisekedi mu gihe abandi bari bufate ziriya Kivu natwe as Uganda dufate ino parti nord-est irimo za Isiri Isiro nako Kisangani n'ahandi urumva naho bashyira imbaraga aho ngaho uvuga ngo nayo nindi blockis igiye kuzamo nyuma yaho ngaho kuko gusekiriza est bifashijwemo n'u Rwanda cyangwa se n'abarwandophone kuri Uganda nuko byagarukira hariya Butembo ntibigere Kisangani urumva Amerika nayo ikavuga ati no twebwe umuntu uri fiable turi kubona of course afite n'ikibazo n'u Rwanda so
Congo Rwanda mwumvikane twe dushaka nuko hariya haba security. So muri make naho ngaho ubona nyine Bugande buri kubibaza twe turabyamo gute hakajyaho Burundi bwo of course bwaratakaye. So naho ngaho Mwami Muhozi ari nawe ari kwibaza twebwe turajyana iyihe pion natwe twakwaminga tugayimbunda nta abalendu abahema ntabwo bahema ari bafite nubwo habimo origine ya Uganda ntabwo ari element vraiment ifite ibiro byinshi cyane nkuko abarwandophone bari muri est muri make naho ngaho izingiro riri kandi rizakomera ku buryo umuntu yavuga ngo Kivu zombi Kisangani karagace kazamuka kuzagira za Sudani na ntuza na Central Africa harimo iryo pfundo ry'Ubugande. Murakoze. Urakoze Abe kunyumva network yanjye itaba yavuyeho uranyumva? Yeah, thank you. Abe uri kunyumva? Okay, yego turakumva gatakeje. Buriya ahangaha nyine ni ku mihanda, ntago twivugira nk'abantu bo ku mihanda, ntago turi abapolitisiye, ariko nureba ari amasezerano aravuga region, sawa, ni akarere ko kagomba kuba kagomba kubenefitinga nyine ayo masezerano economic. So akarere rero ntago kari mu Rwanda na Congo wonyine, nabo ba actors bandi nabo bashobora kuba barimo. So ikindi rumva hari ibintu byinshi tutaramenya kuri aya masezerano, hari byinshi pe ibi ngira ngo nimba mwana ubishe neza bavuze ko abakuru b'ibihugu bazagenda noneho gushyiraho seal. So nimba rero ibyo bazashyiraho seal nabyo tukibitegereje, why tujya guspeculating ariko ibihari tubitware gutya, naho ibya Muhozi byo kumufata nk'umugambanyi umuntu ashobora bari rwo ruhanda bireberamo. Ariko ikindi mwibuke ko Uganda ifitanye amasezerano na Congo yuko ingabo za Uganda zijyayo zigiye kurwanya bari abantu bo muri ADF. Yes, bagiye kurwanya ADF. So nimba rero baragiye kurwanya ADF bakaba ari amasezerano hagati y'ibihugu bibiri, so nubundi kandi baracyariyo, ntabwo aya masezerano ararangira. Either bashobora kujya kuganira uburyo ba extendinga their operational zone, bashobora kujya kuganira no ku bindi. Birashoboka ko ni ibihugu bituranye, ni ibihugu bifite amasezerano, bifite n'ibyo bishobora kumvikana. So nkeka ko rero like ibyo dushobora kubivuga uko tubyumva nuko tubibona, ariko nkeka ko kuri kwabyo tuzakumenya mu minsi iri imbere, kubera ko hari byinshi muri aya masezerano. Ngewe nabyita aya masezerano ntabwo ari final, ahubwo ni imbanziriza mushinga w'amasezerano azaba final, tukamenya n'izo annex navuze ikibirimo, tukazamenya n'ibizava Doha. Nk'ubu baravugaga ko muri annex masezerano ya Congo na AFC M23 bizabamo nyine ko baziyobora, ko nureba za mpunzi bavuga zizataha, ziriya mpunzi zirukanwe na FDLR, ese ubwo urambwira ngo zazataha zigataha mu cyubahiro zikajya gutura aho zari zituye iwabo, kandi abantu babirukanye bagihari, cyangwa se badafite abantu babacungira umutekano bizeye? Noneho rero twese tumenye ngo izo mpunzi abantu zizeye bazazicungira umutekano ni bande. Ikindi mu kanya hari inama igomba kuba UN Security Council, ariko ntabwo iri bube iri open, irabera wiklo. Ari nayo Bintu Keita ari butangemo report ye y'ibyo yabonye Goma. Urabizi ko aheruka Goma na Kinshasa naho yagiyeyo. So iyo nayo iri muri cadre y'ibi bintu byose, iyo nayo nituramenya ngo nayo iraza kuza kuvuga iki. So nkeka ko haracyari kare, gusa u Rwanda na Congo byo byabashije gusinya ibintu bimwe bizabasha gutuma territorial integrity ya buri gihugu
yubahirizwa kubera ko Kongo yo murabizi ifite ikibazo cy'uko u Rwanda uretse kwirushinja ko rufatanya na M23 ariko u Rwanda rukaba rubihakana. Ikindi Kongo ifite ikibazo cya defensive measures. So sinzi rero impamvu yewe ndabona wenda turi kwihuta cyane, ariko nanone ntabwo byatubuza kuvuga ibyo dutekereza. Godfather, go ahead. Reka nkubwire African boy, ngewe ndi kumwe na Rubayita, ibi bintu ngiye bamara ari ibizungerezi, ntabwo nshobora gusobanukirwa ngo ni ibiki. Muze kugaruka kuri Muhozi ngewe niwe wanshanze, ibya Muhozi byanyobeye nabaye ikizungerezi. Muze kugaruka kuri Muhozi maze kumuvugaho ahubwo umenya tumvaga. No, tuvuye kwa Muhozi avuye Kinshasa, arangije aravuga ati Kabila amabere ya nyina yakandagira ku mupaka murasa, uyu ni aduyi. Mwabibonye ibingibi byo muri Amerika, nta hantu ibingibi byo nta comment iza kubishyiraho kuko ntabwo birenze. Ariko uzamure bawo wezo Rubayita ngaba barahari, baze ubahe wumve point yabo. Ariko nzanira nani fly high, why you wanna fuck me? Ya uze kwazamura noneho tuze kujya, ariko nje mfite amatsiko, ariko nkaba mfite andi makuru y'Ibugande, ingabo za hari ibindi bintu by'Ibugande buze kubabwiraho ngo mutamenye cyangwa musanzwe muze ko mudashaka kuvuga. Reka muraza kubyumva. Urumva niko mwene ndabo wowe ibyo muri ntuza Muhozi ne wa mbere ikizungereza. Ibi ngibi ni ukubeshya abantu, ibi ngibi intambara ntabwo iratangira, nibwo igiye gutangira. Ndabarahiye ibyo bintu by'amasezerano. Do you think ko Kabila apfuye kwa Mukara nta plan bafite? Murashaka kumbwira ko ingibi bibuze gukipinga peace ibintu bikarangira? Ese Kambabazi ni gute twisanga M23 ahangaha na ntuza na AFC bahagarariwe n'u Rwanda? Muze kudusobanura, hari ibintu ngiye byanshanze. Ngiye mbona hano hari conflict ebyiri, hari conflict y'u Rwanda na Kongo, ariko akaba ikibazo cy'abakongomane ku giti cyabo. Oui, bonsoir.